kuba waje kwigisha ijambo ry'Imana aha ngaha ariko muri mureke babwire ariko ufite icyo kibazo muri kuranga basambana agatanga Imana yabari gusambana birakureba bro asambane Haleluya 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 akimvuza haleluya we bamubwiye ngo bwa haleluya na amen Pastor buri byo uvuga cyane mpe manga iki agatango tugiye gusama Zaburi murongo w'104 aranditse ngo kumana wari kureba nkirabo ubundi uzi gusoma aso ufite icyo kibazo pastor ceceka nagaro yembajije suko ishano cyatumye tuzana hano ni wembajije ubajije se katagusubije urusengero rwari gutuma kundi manze mabwiye murabize ko leta insengero bazifunze niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo tuze gusengera mu buvumo wumvishe ubundi urusengero rwacu bika mu kibundi nimubyibuka urusengero rwanjye bika mu ubuvumo kavumure bene wanyu wambesire buvumo hanga waje kuvumura nuze dusomera ijambo ry'Imana twumve twagiye ubundi twagiye bavuze ko tujye gusoma he pastor nari mbabwiye Zaburi urusengero bamugani rurimo n'imyanda baruneyemo ubwo nta soni inda ziri kundu dusomera ijambo ry'Imana twumvire agatango haranditse ngo harimo abantu bari kuranga nk'ipanje ese mushumbi iyo nkoni wayikuye gashumbure bene wanyu muri Zaburi haranditse ngo abantu akuwe niduguha ijambo wanditse wasomye ufite icyo kibazo gasome bene wanyu wasoma ibyo usoma akira dusomera ijambo mu Kristo wanjye niwe mbone udafite amen haleluya 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 iyo mvuze ngo haleluya musajye muvuga amen mwangisha ibi what arakubwiye ngo umwana mwiza hagatango tugiye gusoma Bibiliya tugira vuba kubera yuko aha ngaha twaje kwiwe ni muri ibi haleluya haleluya amen iyo mvuze ngo haleluya musajye muvuga amen mwangisha what aha ngaha twaje guki what indaje hagatango tugiye gusoma Bibiliya kubera yuko aha ngaha twaje gusengera mu buvumo murabize ko insengero leta yazifunze bitemewe ducapurise vuba dutaye wumvisha haleluya ubundi yego hagatango tugiye gusoma Zaburi ibice 230 haranditse ngo mugasamba murongo wa kangahe murongo wa 3 hagatango wose ukishanutse ariko nge pastor mfite akabazo abo kabazo kajyanye wanyu kumanyuka hano haje abanyamahanga gahanga ubusa haleluya abakristo amen hagatango ni mureka duseme vuba dore amasaha ari kuducika naringize ku ijambo rivuga ngo simugasamba rero niyo mpamvu ngira ngo mbere yuko dusoma Bibiliya tumaze twihana ducapurishe vuba musinzire mwese ndashaka ko umuntu wasambanye amanika akaboko I have a question I don't understand what I'm saying komanya ukoze cyo neza cyawe kijyane mu nyamahanga hagataho ngaho wowe ndi kubona wasambanye semane kurya umwana birakureba mane karya ubusa karya nuza bene wanyu wanje gera kurya hari ikibazo birimo pastor we kurya umwana nuze Imana yakoreje ku isi kurya umwana wagora uri umwana nari umugore wanje kumanya uko zibaho ariko no mwana gaceze ndabara bipanze kuzamurya karya umuriro zibaho umuriro surarira utarebwe se muko mukajya ibyana wacu kuba waje kwigisha ijambo ry'Imana aha ngaha ariko muri babwire ariko ufite icyo kibazo muri kuranga basambana agatanga Imana yabari gusambana birakureba bro gasambane n'ubusa gasambane nimbe bakaswera ariko umuntu wigisha ijambo ry'Imana avuga amagambo ameze gutya agatanga Imana imbabarire horajimije oke twagiye horabikora tugira vava umuntu agiye kora twatubiri vava agira vuba twagiye we ihano twatubiri vuba mbabareye kubeshya pastor Imana mbabareye kuza mu rusengero atabigambiriye nje kuri pastor gusa sawa urakoze kareba ibibaye twagiye we mu Kristo Imana mbabarire kugira nyine nawe urabyumva kugira iki wagize bene wanyu wagize nyuma na mushiki wawe arimo Imana mbabarire comoka ejo naratukanye Imana imbabarire waranasambanye Imana ikubabarire yekeraho twagiye nawe yewe ngewe
kandi nge mureke babwire mwa abakristo mureke babwire mwa abakristo reka ni hano nyine ibyaha muze mwazura umujyi mukazanga mu buvu reka nuko avumure nuza zanye mwandekeramo twagiye hano ivavu yihane mani mbabariye kurya icyana urumva karya muri twagiye urumva nibyo gusa mfite karya muri raka nuza twagiye rata wowe Imana imbabarire kubeshya Imana imbabarire kuba ngiye no gutuka pasiteri kari ikigoryi akordire bene wanyu twagiye rata wowe I don't understand what I'm saying. enshu shashasha I don't understand what I'm saying. buretse izo ndimi ndazumva we reka ngusobanure pastor ninde bikubwira komeze wicarize zibaho I don't understand what I'm saying. uri igicucu uri What I say. Please, can I speak in English? akangana munumva nuza angana munumva ikigandera ndabyumva byose pasiteri iki ntabwo ari ikigande n'icyongereza so mukongomanira English in English ndabyumva byose English Yes, on my side, I believe ngo that dore izuba ngo ririya I have the word of God I'm saying, but I don't remember the memory verse has written, but is in Lucas. ndetse arajya kujya mu kikiwawe asi so kumanyo ko sena And you receive your gift in thanksgiving. azabibwira mama wawe Press it down, shaken together to make room for running over and power to the amount to give is coming to the amount to give. There is money, I'm saying. kumanyo ngo my scope my stupid